Philadelphia Imana iratsinda. Nabasuhuzaga mwese inshuti za Kristo, abakunzi b'umusaraba, abakunzi ba Kristo mwese, Imana ibaha umugisha. Nukuri data wa twese arushaho kubagirira neza. Turabashimiye abatuba hafi, abadusengera, abadushyigikira, mwese Imana y'amahoro ibishimire. Rero tugiye kwakira umukozi w'Imana, mushumba wacu Serugendo Dismas, kugira ngo abasuhuze kandi anasengera umwanya tugiye kujyamwo. Tumuhaye ikaze. Turabashubuje bene data, igitondo cyiza, Imana ibagirire neza. Reka dusengera ijambo ry'Uwiteka tugiye kumva. Mana urera kandi urakiranuka, turagushimiye kuko turiho tumeka mwuka w'abazima. Dushimiye kandi kuko watugejeje imbere y'ubwiza bwawe, mukozi wagiye kutuha ijambo ryawe, umwezo mutunganye, mwuka wera muyobore atiyobora. Kandi dusengeye ikirere, imbaraga zose z'imyuka mibi zitsindwe mu izina rya Yesu. Abagiye kututega matwi iki gitondo, iri jambo ribagira umumaro. Abarwayi bakire, abaremerewe baruhuke mu izina rya Yesu Kristo. Abasubiye inyuma bongere bagaruke. Iri jambo turarisengereka amavuta n'ubutwari bugaragare mu izina rya Yesu turasabye, amina. Imana iguha umugisha. Reka rero twihuse dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Samweli wa kabiri, cyangwa se Samweli wa kabiri, ibice 9. Turahera kuri uwo murongo wa mbere tugere kwa 12. Reka twumve icyo mwuka abwira itorero. Reka tuhasome. Samweli wa kabiri, igice cya 9, murongo wa mbere kugeza kwa 12. Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Jonatani. Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli? Ngo mugirire neza ku bwa Jonatani. Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ninjye mugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli? Ngo mugirire imbabazi z'Imana. Siba arasubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba aramusubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Irodebari. Murongo wa 5. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Irodebari. Nuko Mefibosheti mwene Jonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye. Aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame. Umugaragu wawe
ndi hano. umugaragu wawe ndi hano. Murongo wa 7. Dawidi aramubwira ati humura. Aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza. Kubwa so Jonatani. Kandi nzagusubiza imisozi. Yose y'inyarurembo. Ya sogokuru Sawuli. Kandi uzajya urira ku meza yanjye imisi yose. Nuko aramuramya. Aravuga ati umugaragu wawe ndiki ko unyitaho. Kandi ndi indumbi y'imbwa. Murongo wa 9. Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli. Aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose bigaruye mwene shobuja. 10. Kandi wowe Siba n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajya mumuhingira imirima ye asarure imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shebuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15. Imana iguha umugisha. Haleluya. Bazana ijambo ry'Imana rivuga ngo ineza iragaruka. Komeza ugire neza. Komeza ugire imirimo myiza. Komeza ugire imirimo myiza kubera ko ineza igaruka. Ineza iragaruka. Aho yagera hose, aho wayigeza izakugarukaho. Dusomye amagambo asa nkaho ari maremare ariko afite icyo avuze kandi meza. Dusanzemwo Dawidi umwami w'Abisirayeli n'umuhungu wa Yonatani witwaga Mefibosheti. Uyu Mefibosheti yari ikirema, yari ikimuga, cyangwa se yari afite ubumuga. Yari afite ubumuga bw'amaguru yombi. Kandi icyo gihe mu Bisirayeli umuntu wabaga umugaye atyo, umuntu wabaga afite inenge, ntabwo yejyaga mu bandi. Yabaga ari inenge. Yahabwaga akato. Ariko kubera ko ineza igaruka, ineza wakora izakugarukira. Ineza wagira, hari akaririmbo bajyaga baririmba bavuga ngo gira neza wigendere. Uhite wigendera rwose, ugire neza, aho unyuze ujye uhagira neza wigendere. Nugera ahantu mu nzu y'Imana ugire neza. Nusanga nujya guteranira ahantu ugasanga bitanga inyubako, nawe uyitange wigendere. Imana irandika. Nuturana n'umuntu ukabona arashonje, ukabona yambaye ubusa, jya umwambika wigendere. Nusengana na mwene so ukabona nta mafaranga y'itike afite amujyana ku rusengero, jya uyamwishyurira. Ugasanga nta mutaka agira wo kwitwikira imvura, jya uyumugurira. Mbega jya ugira neza wigendere. Ineza iragaruka ikagarukira umuntu.
kandi igaruka ifite umusaruro mwinshi kuruta uwo wabibye. Ukora ineza ntoya ukazasarura nyinshi. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza, tubashe kumva icyo Imana ishaka kutubwira, tubashe kumva icyo umwuka avugana natwe. Murongo wa 7 washimishije. Dawidi ngo abwira umuhungu wa Yonatani, aramubwira ngo humura, kuko ntazabura kukugirira ineza ku bwa so Yonatani. Humura, ha hantu wari uri, rya cumbi wari urimo, bwa buzima wari uhagazemo, ndatekereza nonaha Imana ije kakubwira ngo humura, byose ndabishoboye. Humura, tureke kubwirwa n'Imana byonyine na mudugudu cyangwa se gitifu w'akagari cyangwa se w'umurenge, ukamushyira ikibazo kakubwira ati humura, ibi ngibi jyewe ndabishoboye. Ndakubwiza ukuri, wataha wishimye unezerewe wumva ko isi yose wayishoboye. Noneho ibaza Imana iramubwiye ngo Mefibosheti, humura, sinzabura kukugira neza ku bwa so Yonatani. Kandi uyu munsi hari abantu Imana ihumurije muri iki gitondo. Kuri uyu munsi hari ihumure ry'Imana riri buboneke ku bantu. Ndakubwiza ukuri, kubera ko turi mu gihe cy'imbabazi z'Imana. Turi mu gihe cy'imbabazi z'Imana. Ujye ugira neza kuko ineza iragaruka. Ujye ugira neza, ineza iragaruka. Ujye ushyigikira umurimo w'Imana, ujye utanga amaturo, ujye utanga icya-10, ujye ufasha abapfakazi, ujye ufasha imfubyi, ujye wambika abambaye ubusa, ujye usura abarwayi kwa muganga, ujye ubanira neza abaturanyi bawe, ujye ugaburira abantu bashonje. Ntabwo ari ugukizwa gusa, bigusaba n'imirimo myiza mu nzu y'Imana. Ujye uvuga neza, ntukavuge nabi. Ujye uvuga neza Imana, uvuge neza bene so mukorana umurimo. Ujye ugira neza, ineza iragaruka. Imbuto biba niyo usarura. Hari abantu bifuza gusarura amaronji kandi barabibye indimu. Kabiba indimu, gashaka gusarura amaronji. Ntabwo bishoboka. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. We wabibye, wateye imbuto y'indimu, igiti cy'indimu nicyo wahinze. None urashaka kujyana umufuka ngo usarure amaronji, usarure za manderine? Ntabwo bishoboka. Uzasarura ibyo wabibye. Rero narije kugutangariza ngo ujye ugira neza, kuko ineza igaruka. Ineza iragaruka, ikagarukira umuntu, ikagarukira umukristo mu murimo w'Imana. Ujye uwushyigikira, ujye uvuga neza, ujye uvuga neza abashumba bawe, ujye uvuga bene so muririmbana, ujye uvuga neza mukorana umurimo, abo musengana, ujye uvuga neza abo baturanyi bawe, ujye ubasengera, ujye ubifuriza amahoro. Abaguhemukiye ntukabahemukire. Narije kukubwira ngo jya ugira neza, ineza ijya igaruka ikagarukira umuntu. Imana itugirire neza. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Uyu Yonatani yabaye inshuti ya Dawidi, ngo bagirana ubushuti bukomeye, bahana amaraso, ngo banywana amaraso, bagirana igihango ngo gituma batazibagirana kubera urukundo bari bafitanye. Kandi urwo rukundo mpamye neza ko rwaturutse ku mugambi w'Imana, kuko Dawidi igihe yicaga Goliyati, Dawidi ngo yishe Goliyati amaze kumwica ngo Abisirayeli babona intsinzi. Igihe Abisirayeli bari bageramiwe n'Abafilisitiya, bari babageramiye,
hari igihe ikibazo kikugeramira, hari igihe ujya mu bintu bikakugeramira, hanyuma ukabona umuntu uza akakwarura muri icyo kibazo aba akugiriye neza. Ngo bari bageramiwe n'intambara y'Abafilisitiya cyane, babarushaga amaboko, bumvaga bamanjariwe, bumvaga nta kintu bashoboye. Umunsi umwe ngo Dawidi iwabo baramwohereza ngo agemurire bakuru be ku rugamba. Amara kubagemurira asanga urugamba rwakomeye, ngo asanga n'izo ngemu ntacyo ziri bukore kuko bumvaga nta mutima wo gufungura. Hanyuma ngo arabireba abona agasuzuguro k'Abafilisitiya bari gusuzugura ubwoko bw'Imana. Arabireba Dawidi ngo ananirwa kubyihanganira. Nibwo yabazaga umwami Sawuli avuga ngo umuntu wakwicura mu Filisitiya yagororerwa iki? Cyakora Bibiliya tubwira ko Sawuli yamwemereye ibiguzi, ndetse ngo Dawidi yica Goliyati akoresheje umuhumetso. Ni inkuru, ni ikindi cyigisho, ariko yaje kumwica. Hanyuma ngo amare kumwica, abantu bari aho bashungereye ngo baravuga ngo dore, ngo batangira guhimba indirimbo. Ko kanya bahimba indirimbo baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Bagenda baririmba ayo magambo ngo ababaza Sawuli cyane. Aravuga ngo nishe ibihumbi, Dawidi yishe inzovu. Neza menya neza ko Dawidi hari imbaraga zimurimo zirutize, hari ikimurimo kiruta icye. Hanyuma ngo umutima w'ishyari uramufata, tangira kurakara, tangira kugira ishyari. Nimugire ngo ishyari ryaje ejo bundi, ryahozeho kuva kera. Nahoze mbabwira hari igihe umuntu agirira neza undi, kubera ko agiriye neza umunyeshyari ntamenye neza amugiriye. Wamugaburira akavuga ngo yashaka kunyereka yuko yatetse neza, yashaka kunyereka ko yirirwa arya inyama, yashaka kunyereka ko arya amafiriti, ntarebe ko ari neza amugiriye. Hari abantu badashima, ariko Imana nyiribihe ujya ugira neza, ineza iragaruka. Hari umuntu ushobora kwambika akabona ko umwiraseho, akagenda anavuga ati rega yampaye n'igitenge, burase n'igitenge nyabaki, rega nta soni akampa inkweto yaranazambaye. Hari abantu batamenya ineza y'Imana, ariko ibyo ntibizaguca intege, wowe ujya ugira neza wigendere. Dawidi ngo yica Goliyati bibabaza Sawuli. Sawuli aramugenza amwirukaho ashaka kumwica, kandi kubera ko n'umwana we Yonatani yari umusirikare yabaga hafi ya se, akajya amubwira ati ariko niki gituma ugenza Dawidi? Dawidi nta kibazo. Kambwira ati ceceka, ntabwo ubona ko Dawidi azagudusimbura? Ntabwo ubona ko ari uzicara kuri iyi ntebe? Ntabwo ubona ko mu minsi iri imbere buriya kenshi intambara uhura nazo ni iki kurimo? Amavuta y'Imana yakugerageza, Imana yaguhaye zakugerageza. Urugo wubatse rwakubera ikigeragezo, ukarwanwa kubera urwo rugo. Umwana wabyaye wageragezwa kubera uwo mwana. Urugo rwawe, urushako rwawe warurwanyirizwamo, ariko Imana ntukiture abantu bakugirira nabi. Ujye umenya ko ugeragejwe kubera ibyiza Imana yagushyizemo, kubera ibyiza Imana yaguhaye. Dawidi Imana yari yaramuhaye amavuta, yari yaramusutseho amavuta imugira umwami, bityo bituma ageragezwa. Hanyuma Imana imucira kanzu, imuha uwitwa Yonatani. Yajyaga amubwira ngo genda wihishe, uyu munsi data araguhize, araza kukurwanya, araza kukugenza. Nanjye ndaba hafi ye, ndaza kumubaza ibyawe, ibyo ambwira ndaza kugusobanurira. Dawidi yagendaga akira atyo, akijijwe n'uwitwa Yonatani. Niba Dawidi atarigeze agwa mu maboko ya Sawuli 90% Imana yakoresheje Yonatani. Imana iramukoresha, Imana iramukoresha. Imana ikoresha Yonatani. Jya ushaka, jya ugira uruhari
jya ugira neza. Yonatani agira neza, arareba, arashishoza, amenya ko Dawidi arengana, amenya ko nta cyaha Dawidi afite. Ariko uzi ko umukristo udashishoza, utareba kure, uzi kuba umukristo ugendera mu gihiriri. Abantu bakwivumbura ngo bavuye mu rusengero nawe ukagenda kuko mwari inshuti. Abantu bava mu murimo w'Imana nawe ugahita uhagarika. Abantu bava muri korari ukavuga ati nanjye reka nyireke. Ntukajye jya ushishoza, jya uyoboza Imana, jya ureba kure, jya ugira neza. Yonatani ahagarara mu gihe cye, aravuga ati Dawidi ararengana, nta mpamvu yo kwica Dawidi. Amuhagararaho, amukomeraho. Nubwo Dawidi yari kugabirwa ubwami, ariko yari abuhawe n'Imana. Yonatani yanga kurwanya Imana. Ubu hari abantu barwanya Imana, ni ukuri. Hari abantu barwanya Imana bakarwanya Imana. Iyo urwanya mwene so, iyo urwanya muturanyi wawe, ngo nuko umubona na Bibiliya ajya gusenga wowe utasenga, ngo nuko ubona akiranuka. Burya no gukiranuka hari abantu babirwanya. Kavuga ati yigeze marayika, se buriya azajya mu ijuru? Henga tukereke, henga duce ruriya rutsinga rwajyaga rubonesha iriya nzira acamo. Henga ririya tara turikure mu nzira, yajyaga akunda kuhamanuka avuye mu materaniro y'umugoroba. Reka ririya tara ndikureho, nzarebe ko atazajya agenda ahirima mu nzira. Ubwo urakurwanya Imana. Dirije wa korari yakubwira ngo uyu munsi muze turepete, dufite indirimbo turi bwige, ukavuga uti henga turerere, dusibe, turebe ko iriya ndirimbo yihaye guhora ashaka indirimbo. Uri kurwanya Imana. Hari abantu barwanya Imana, hari abantu barwanya Imana, ariko ntukarwanya Imana. Iyo urwanya mwene so mukristo musengana, iyo umuvuga nabi, iyo umusebya, iyo usebye umukozi w'Imana mugenzi wawe, uba uri kurwanya Imana. Iyo uvuga pasiteri wawe, uba uri kurwanya Imana. Rero nareje kukubwira ngo jya ugira neza. Ineza iragaruka, ineza izagaruka, kandi igere ku bana bawe, igere ku buzukuru bawe, igere ku buzukuru bawe, igere no ku buvivi. Ineza y'Imana iragaruka. Iyo wagize neza, Imana irazirikana. Mureke twige kugira neza bene data. Uyu munsi iri jambo witoze. Wavuga ngo se nagira neza ngira ibyo ntanga? Oya, nta kibazo, ntabyo ugira, ariko gira neza. Vuga neza, vuga neza, wivuga nabi. Vuga neza Imana, vuga neza Imana, vuga neza abantu bayo. Ntabwo ineza ari ugutanga, ntabwo neza ari ugutanga gusa. No kuvuga neza ni ukugira neza. Hari abakristo bazabura ingororano, hari abakristo bazabura ijuru. Utagisambana, utakiba, utakiroga, utakiri umwicanyi, ariko kubera kuvuga nabi, kubera kuvuga nabi, ibyo bikubuza ijuru. Kubera ko wirirwa uvuga nabi bagenzi bawe, kubera ko ibyo bitume ubura ijuru. Rero za ngororano nazo zirakenewe, ya mirimo myiza irakenewe. Bibiliya iravuze ngo Dawidi arabaza, arangije urugamba rwa Sawuli yarwanye. Sawuli yamuraje rwa ntambi, Sawuli yamukuye mu rugo, atuma azerera ubutayu, atuma arara mu buvumo. Ariko urugamba rurangiye, ujye wihangana. Dawidi yihanganira imbere y'Imana. Arara amajoro, arara ubutayu, aragenda, aragaruka, agira inzara, arasonza, ahura n'ibintu byinshi, kandi nta cyaha yari afite. Yaziraga umuhamagaro umurimo. Arangije urugamba, amaze kuba umwami w'Abisirayeli, acururutse, avuga ijambo rikomeye.
aravuga ngo harya nta muntu wasigaye mu muryango wa Sawuli. Sawuli yari umwami wa Isirayeli. Nta muntu wasigaye, niyo yaba ari mubyara we wa mubyara we. Ndamugirira ineza y'Imana ku bwa Yonatani. Niyo yaba nta muntu wasigaye wo mu muryango wa Sawuli, ngo mugirire ineza y'Imana ku bwa Yonatani. Tekereza di, ku bwawe umwana wawe akagirirwa neza, ku bwawe umwuzukuru wawe akazabona umuntu umwishyurira minerivare, ku bwawe ukazaba umwana wawe akaziga ku nkunga y'itorero, ku nkunga y'igihugu, ku nkunga ya runaka. Imana ikazohereza umuterankunga akishyurira umwana wawe akiga akaminuza. Reka tureke umwuzukuruza wawe akaziga akarangiza amashuri akabona za masters, kubera ineza yawe wagize, kubera ko hari umupfakazi wambitse, kubera ko hari imfubyi wagaburiye, kubera ko hari umuntu wishyuriye ishuri, kubera ko hari umwana wishyuriye mitiweli, kubera ko hari umuntu wishyuriye mitiweli ukamwishyurira akava mu kibazo. Imana ikazishyurira umwuzukuru wawe ageze ahantu ashaka kwiga afite ubwenge ariko nta buryo. Imana ikazana umuntu akarwana ishyaka akavuga ngo uyu mwana afite ubwenge ngomba kumwishyurira, kubera mitiweli wishyuye. Ineza iragaruka, mureke tugire neza. Kubera umuntu wambitse, umukobwa we yajya gushyingirwa ukabona umuntu araje ati jyewe iby'ubukwe mu bindekere, ibijyanye na reception mu bindekere. Kubera umwana umwe w'imfubyi wambitse, kubera mwene so waguriye inkweto, wajyaga muri korari atambaye inkweto, kubera wahembwaga umushahara ukabanza ugakuraho icyacu ukakijyana mu rusengero, kubera amaturo watangaga mu nzu y'Imana, kubera umusanzu watanze wa korari, ukabona wagera aho bikomeye, wagera igihe ka kazi kahagaze, ukazabona umuntu waravuye mu mudugudu warananiwe kwishyura usigaye utuye mu wundi. Umuntu akazakubaza ati se hariya uhaba ute? Uti hariya niho mbashije kuba. Atoya, shaka ahandi hantu. Bibaho, ineza iragaruka. Cya gihe utibuka, cya gihe utabitekereza, ariko Imana kubera kwizirikana ineza ikakugarukira. Ntukabeho gutyo. Narije kubwira ngo ntukabeho gutyo. Jya ugira umumaro mu gihe cyawe. Nushaka bujye bwira usengera abantu 5, ubatekerezaho basengere. Ubwira Imana utirata Mana bariya abantu ndabasengeye, dore ni abanyamaboko, bariya bakubaka urusengero, bafite amafaranga, bafite akazi keza, sengeye imitima yabo. Imana itugirire neza. Rero iyo ni ineza. Nigeze ndeba video y'umukoreya jyewe ubwanjye watubwiye se, atubwira ukuntu yatambagijwe mu ijuru ngo amare kugerayo. Yari yarwaye amara amezi 28 muri koma adafata agaruka, ariko Imana yaramutambagije ijuru ngo imwereke ijuru, imwereka n'ikuzimu, ariko imwereka abantu yarahazi kera. Imwerekamo umuntu umwe wari umukene, ariko imwereka ngo ijuru
yarubatse, Imana yaramwubakiye amazu. Muzija jambo Yesu avuga ngo ngiye kwa data kubategura aho muzaba, ngo kwa data hari amazu menshi, mu ijuru hari amazu. Ariko amazu arakorerwa tukiri ku isi turayakorera. Sanga wa muntu ngo ari mu nzu nziza kandi yari umukene ku isi. abaza marayika amutambagizaga, amuga ati sura muntu ko yari umukene, iyo nzu yayikuye kandi muvuga ko imirimo dukora aba ari ibikoresho tujyana mu ijuru. Avuga turiya muntu yari umudiyakoni kandi niwe wasengeraga amateraniro yose. Cyagihe abakristo binjiraga mu rusengero yabaga yabasengeye. Cyagihe pasiteri yabwirizaga hakaboneka bihana. Cyagihe habaga imibatizo y'abantu 300, abantu 100, bari abantu bose babatizwaga. Uriya mudiyakoni niwe wasengeraga imitima yabo. Iyo yasengaga rero hari ibikoresho byazamukaga bijya mu ijuru bikamwubakira. Bantu b'Imana, birashoboka ko utari umudiyakoni, birashoboka ko wenda utazi no gusenga bihagije, ariko wamugisha Imana yaguhaye, ya myambaro Imana yaguhaye, ya mafaranga Imana yaguhaye, ya mirimo myiza. Nakubwiye ngo wa murwayi usura kwa muganga, iriya ni imirimo, iriya ni neza. Rero Dawidi ngo arangije urugamba aragaruka yicara ku ntebe ya Isirayeli nk'uko Imana yari imusezeranije, acururutse. Nawe nucururuka jya ugira neza, nucururuka. Imana yigeze ibwira Abisirayeli ngo nimumara kurya mugahaga, ngo mukubaka amazu meza mukayabamo, ngo nimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu. Hari igihe umuntu agacururuka akava mu bukonde, agacururuka akava mu bibazo, agacururuka yari umurwayi aba kwa muganga buri munsi, agacururuka indwara zigaceceka. Icyo gihe rero numara gucururuka ujye ugira neza, ineza iragaruka. Haleluya, haleluya. Dawidi acururutse kandi nawe uyu munsi Imana iraguha gucururuka. Ariko ntucururuke kugira ngo wirate ku bantu ngo uvuge ngo cyagihe mwarabibonaga, mwarandebaga nshonje, mwarandebaga nambaye ubusa, ndaje rero nkore mbiyereke. Oya, ntabwo Imana iguha gucururuka kugira ngo wirate ku bantu, ahubwo ni ukugira ngo ugire imirimo myiza. Uvuge neza Imana, ubwire abantu iby'Imana yagukoreye. Hari igihe kuva wagera mu rugo ufite intambara, uhora mu nduru, murwana, muburana, mucyocyorana, muri mu manza. Ariko numara gucururuka, kuko Imana yaguhaye urugo ntabwo ari interenganya, numara gucururuka mugahuza mugashyira hamwe, uzibuke kugaburira abashonje, uzibuke gucumbikira abantu. Numara gucururuka, tora urugamba ruzashira, ngo guma mu ntambara. Murinzi we, menyesha igihe. Ngo amusubiza atuje aramubwira ngo dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Wa mukristo we, mwene data, niba uyu munsi Umwuka Wera duhata kugira imirimo myiza, uyu munsi ukisanga nta n'icyo ushoboye, ariko hari igihe bizashira ibyo urimo. Hari igihe uzacururuka, ayo madeni akarangira, izo cyamunara zigahagarara. Hari igihe uzacururuka, izo ndwara ziba mu rugo rwawe zibisikana zigahagarara, zigashira. Ntabwo umuntu w'Imana ahora mu ntambara, ntabwo umuntu w'Imana ahora mu rugamba. Umubwiriza arabivuga ngo buri gihe kigira igihe cyacyo. Birashoboka ko iki gihe ari igihe cyo kubiba, ariko hari igihe cyo gusarura. N'uyu usarura uzagaburira abantu bashonje. Mwene data, imirimo myiza iragaruka, irakugarukira. Ineza iragaruka. Numara gucururuka uzagire neza, uzagaburira abantu, uzakoresha amaniverseri, uzakoresha ibirori, hazaba ibitaramo iwawe kugira ngo ubone uburyo ki bwo wagaburira abantu. Ntabwo wagaburira uzajya wabwira uti uyu munsi mfite anniversary y'igihe nashakiye.
kugira ngo bagaburire, batekere inyama, batekere amafi, bagaburire, bashyire amafanta banywe bahage, abaza bambaye ubusa barebe, uhite ubashakira imyambaro. Hanyuma kubera ko Imana izirikana, izakomeza iguhe kugubwa neza. Ineza rero iragaruka bantu b'Imana. Ngo Dawidi arabaza ngo harya nta wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire ineza y'Imana ku bwa Yonatani? Ngo baramubwira ngo hari witwa Siba, ngo niwe umugaragu wa Sawuli ari hano, niwe wabaza. Hari umugaragu wa Sawuli wasigaye hano, mubaze, niwe wamenya ayo makuru. Mu muryango we ntabwo tubizi, ariko Siba ni umugaragu, yari umugaragu wa Sawuli, we rero ari hano, muhamagara umubaze, abamwe ni umunzanire. Baramuzana Siba, aramubaza ngo Siba, ni wowe Siba? Aravuga ati ni jyewe mwami. Ati harya mu muryango wa Sawuli nta muntu wasigaye? Aravuga ngo hasigaye umuhungu we, hasigaye umwana wa Sawuli, wa Yonatani, witwa Mefibosheti. Uwo rero ngo yari ikimuga, yari afite ubumuga se. Yari afite ubumuga bwo kutagenda, amaguru yombi yaramugaye. Arangije aramubwira ngo genda umuzanire, ngo ari kwa Makiri Irodebari mwene Miyeri. Aravuga ati nimugende mumunzanire. Baragenda baraterura, kubera ko yari afite ubumuga, baraterura bashyira ku rutugu, bashyira mu ngobyi, baraterura. Bavuga ati se munjyanye he? Ni hehe munjyaniye iki? Kubera ko yari agifite igishyika, yari agifite igihunga. Hari igihe n'Imana ikugirira neza ukumva rwose izakuryoza iyo neza. Arataka aravuga ati nyamuneka hano munguye kwa Makiri, hanga mwene Miyeri, nari nibereho neza, nicaraga ku ibaraza, bajyaga bansigira ibiryo nkirira, bajyaga bampera ibaraza kwirira nkirira, banzaniraga ku gasahani nkirira. Ubuse munjyanye he? Ubuse muragira ngo munyice? Bati yahoye, humura mwamara gushaka ngwino, ntago tuzi icyo gushakira. Aramujyana, baraterura, yari yaramugaye amaguru yombi, atabasha gushinga, bashyira mu ngobyi, barajyana, barambika imbere y'umwami. Umwami aramureba, aramuhamagara, aramubwira ati yewe, ati ni wowe? Ati ni jyewe. Ati rero, ati humura rwose, shira impungenge, humura, sinzabura kukugira neza, ntago nzabura kutakugira neza, nzakugira neza ku bwa Yonatani. Imana itugirire neza, ineza iragaruka. Humura, sinzabura kutakugira neza, nzakugirira neza ku bwa Yonatani. Hanyuma rero aravuga ngo ahera ko atanga itegeko, aravuga ngo ahamagara Siba, aramubwira ngo dore nguhamuhaye imisozi yose ya sekuru Sawuli, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe mujye mumuhingira, kugira ngo mwene shobuja azajya abona ikimutunga, ariko kandi azajya arira ku meza yanjye nk'umwana w'umwami. Ineza iragaruka. Tugiye gusenga Imana. Ese wari ukigira neza cyangwa wari warabiretse kubera ko ibiciro byazamutse? Wari warabiretse kubera ko ibintu bisigaye bihenda? Wari ukigira neza cyangwa wari warabiretse kubera ko essence yahenze? Ariko ineza iragaruka. Tugiye kugusengera Imana. Uri umukristo, warakijijwe, ariko nta neza ugira muri wowe, ntacyo umuntu yakwibukiraho. Tugiye kugusengera Imana. Tugiye gusaba umushumba adusengere, asengera abantu batakigira neza, batazi naho biva naho bijya, babiretse bati si wabyishinga muri iki gihe turimo. Oya, ahubwo muri iki gihe nicyo kigihe cyo kugira neza. Imana iduhana umugisha. Urakoze Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe. Gira neza, muririmbi yavuze ko gira neza wigendere, utubabariro tweze, kuko mitima yacu imaze kuba kure yawe. Hari byiza twakoraga, mirimo myiza, benshi barayiretse, benshi bayivuyemo, benshi barayifobya, ariko turasaba tena zindi mbaraga, kuko ni migambi ya Satani. Mirimo myiza
izatwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Mirimo myiza izatuma utwibukireho. Mirimo myiza izatuma abana bacu batabarwe kubw'imirimo myiza twakoze. Niyo mpamvu udushoboje izi mbaraga za Satani zateje abantu imitima yo kuva kureka mirimo myiza zikurweho nawe. Ku murimo wawe ubyutsa abantu, mu materaniro, mu makorari ubyutsa abantu, mu itorero ubyutsa abantu, mu bakozi bo babyutse. Tuce bugufiya tutareba ko mirimo myiza ari inyungu y'abakozi b'Imana, tube tubona ko mirimo myiza ni inyungu yanje ku giti cyanje mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu barimo kwibaza kubw'imirimo bakoze, ati Mana iratinda kudusubiza. Mana wibuke nabo bakoze mirimo myiza mu bihe bishize, n'abakoraga mirimo myiza babivuyemwo, n'abarimo kwanga mirimo myiza mu y'imisi. Mana utabara abantu bawe, utusukira imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo, kuko Umwuka Wera nutuyobora mu nzira y'ukuri. Iyi mirimo y'ubugome, iyi mirimo y'urugomo, iyi mirimo itari myiza, iyi mirimo yo kuturakarira no kutuvuma, ibyo turabyirukanye. Yesu Kristo, byutsa abaguye, byutsa abacika intege, kiza abarwayi mu mbaraga zawe, fungura amaso y'abantu abamaze kurambirwa n'umurimo, ubashoboje tena Yesu Kristo, tubashe gukora ibyiza mu midugudu, tubashe gukora ibyiza mu miryango, tubashe gukora ibyiza mu murimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri jambo ribe igisubizo kwa buri muntu wese, rimukangure, rimubyutse mwami, ubugome bukurweho nawe ku mitima y'abantu, abafasha amadeni y'abandi batishura. Ibyo nabyo siyo mirimo myiza. Mana tushigikire abakuru n'abatoya mu gihugu cyacu, utufashe tubashe gukora imirimo myiza. Turagushimye izi mbaraga n'amavuta y'ijambo ribohora abantu, rihindura abantu, abatarakizwa bahabwa agakiza, abari mu bitotsi bakangure kwa jina la Yesu Kristo. Fasha abakozi bawe, fasha itorero, fasha abatarakizwa bahabwa agakiza. Turashima kandi uhabwe icyubahiro kubw'ijambo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana Data twese abahe umugisha. Reka rero tubahe telefone zacu tugendana kugira ngo tuze kubafasha, ntimukarambirwe. Hari igihe muduhamagara turi kwitabira ku yindi, ariko telefone uranayibika nta kibazo, ukazavugisha umukozi w'Imana, ukamugisha inama, akagusengera. 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 73 0722 74 34 93 Reka mushumba duhe telefone nawe adufashe. 07 82 43 9 54. Mani bafashe mugire imirimo myiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.